ntuzagire umuntu n'umwe usharinga intege nke zawe, niba atari muganga, niba atari umuntu wagufasha kuzivamo. Intege nke zawe ni amakuru y'imari ikomeye cyane, yanakishurwa amafaranga ku bandi. Rero hisha intege nke zawe, zimenye, uzimenyeho, uzihishe, uhishe intege nke ufite mu buzima bwawe. Imana se kuvuga ibintu udashoboye, intege nke cyangwa se ibintu udashoboye gukora neza mu ntege nke zawe. Buri muntu wese agira ibimunaniza, Hello ladies and gentlemen, how are you? Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mumeze neza. Iyi ni Noah Talk TV, njye ndi Noah. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho dufite insanganyamatsiko ivuga ibintu utagomba kuvuga cyangwa se amabanga ugomba kudasangiza abandi, kabone uwo ari we wese utagomba kumusangiza. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro, ndagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe, usharinge, uduhe na comment kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugera kure. Rero mu buzima habaho ikintu bita ibanga. Ibanga ni ikintu abantu baba baziranyeho ari babiri cyangwa benshi, ariko kitagomba kujya inyuma cyangwa kijye kure y'abatakizi. Usange nk'umuntu wo hanze y'abo bantu arakimenye. Rero kubika ibanga ni ikintu cy'ingenzi. Ibanga ni ikintu gikomeye, ndetse no kuryibikira ni ikintu cy'ingenzi. Umuntu wese uzi kubika ibanga aba ari inyangamugayo, aba ari imfura, aba ari umuntu buri muntu wese aha agaciro muri sosiyete. Rero tugiye kuvuga ku bintu bigera muri 5 utagomba gusharinga undi muntu uwo ari we wese, cyangwa se ngo ubimubwire, kuko bishobora gusenya cyangwa se bikangiza imibanire yawe n'abandi, cyangwa se bikangiza n'ubuzima bwawe muri rusange. Twihuse cyane, ikintu cya mbere ugomba kugira ibanga ni ukuvuga intego ukeneye kugeraho, cyangwa se ibyo ushaka kugeraho, kandi ukabivuga mu gihe cya bugufi. Buri muntu wese ukuzengurutse aba afite ikintu akeneye kuzageraho. Nta muntu uba ku isi udafite icyo akeneye kuzageraho. Icyawe rero ntabwo ari cyo kampara gusumbira abandi bose, ku buryo ki ari ngombwa ngo ugende ukiririmba, ukivuga, ukibwira buri wese ibyo ushaka kuzageraho, ibyo ushaka kuzakora. N'abandi bafite ibyabo kandi barabicecetse. Nawe rero icyawe ni byiza ko ugomba kugira ute kukigumana, ni byiza ko ugomba kukimenya. Niba kubika ibanga ryawe bikunanira, ndakumenyesha ko hari abantu bashobora kuba babitse ibanga bari no ku bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, kandi bakagumya kugira iryo banga, bakarigumana. Hari amatsinda magari y'abantu, ku buryo umuntu utaba muri ayo matsinda adashobora kumenya ibyo bakora. Ariko wowe kubika ibanga ry'intego zawe bikakugora. Abantu benshi bavuze intego zabo zikiri ntoya, ugasanga umuntu avuze intego ye, ugasanga umuntu aragiye abwiye abantu ibyo ashaka kuzagera, ibyo ashaka kuzakora. Abenshi abantu barabibangamiye, barabisenya, babirimbura, nta kintu bigize ute, nta kintu bigezeho. Rero bika ibanga ryawe, umenye vision zawe n'intego zawe, uzimenye mu mutima wawe, uzibwire umuntu wenyine ushobora kugufasha kuzigeraho. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Ikindi cya kabiri, kuvuga intege nke cyangwa se kuvuga ibintu udashoboye. Intege nke cyangwa se ibintu udashoboye gukora neza mu ntege nke zawe. Buri muntu wese agira ibimunaniza, ibimugora. Buri muntu wese uzabona hari ikintu aba yiziho adashoboye cyangwa se afitemo intege nke. None abantu bakuzengurutse bo ubwabo harimo n'abakishurira ayo makuru kugira bamenye intege nke zawe, bamenye ibyo udashoboye, bamenye ahantu ufite imbaraga nkeya, ahantu uri weak. None ukaborohereza nta n'ikiguzi bibasabye, wowe ukajya kwitaranga uvuga ibyo udashoboye. Hari umuntu uba ufite ingeso, ukaba ufite ingeso yakunaniye, warakoze n'ibishoboka byose ngo uyicikeho, ariko ikakunanira, ugasanga irakugoye, irakunaniye. None ukajya kuyivuga mu bandi. Ntuzagire umuntu n'umwe usharinga intege nke zawe, niba atari muganga, niba atari umuntu wagufasha kuzivamo. Intege nke zawe ni amakuru y'imari ikomeye cyane, yanakishurwa amafaranga ku bandi. Rero hisha intege nke zawe, zimenye, uzimenyeho, uzihishe, uhishe intege nke ufite mu buzima bwawe. Imana yabikoze neza, nko muri Bibiliya bavuga ngo ibice by'isoni nke abantu barabyambika. Ngo ibice by'intege nke abantu nibyo bambika bakabiha agaciro.
mu gihe ibindi bidafite ikibazo bijya ku karubanda. Rero nawe intege nke zawe zambike. Ikindi kintu cya gatatu utagomba gutindaho uvuga, kujya kuvuga ku muryango wawe no kuwusebya no kuvuga ibyabananiye n'ibyo mushoboye. Niba umuntu atari mu muryango we wanyu, niba umuntu udafite icyo mupfana, ujya kumubwira intege nke z'abawugize kujya bikumarira iki? Izo ntege nke umubwira, isi yarahindutse, nizo azakoresha mu gihe cyashize, mu gihe kizaza akurimbura, agusenya, avuga ko ntacyo ushoboye cyangwa se akwinjirira. Usanga abantu benshi babaye inshuti aribo bahindukira, ugasanga bibaye ikibazo mu gutandukana kwabo, kubera yuko buri wese ababitse amabanga y'undi kandi aremereye. Mu gihe umuntu atari uwo mu muryango, ibibazo byo mu muryango bigomba kuguma hagati yanyu. Ikindi kintu cya kane, kuvuga ingano y'amafaranga utunze. Mu by'ukuri amafaranga, nta muntu udatunze amafaranga. Amafaranga ni nk'amaraso, nubwo yaba afite make ariko ni amafaranga. Kujya kubwira abantu ingano y'ibyo utunze no kubabwira ibyo ufite ni igikoresho buririraho bagusesengura, bagira uti ugasanga umuntu mwapfuye ko wamugujije, yakugujije ntuyamuhe kandi ariwe umaze kubwira ko ufite amafaranga. Ingano y'amafaranga yawe ni wewe wireba. Abanyeshyari n'abanyamahirwe make baba bari hafi aho ngaho kugira ngo barimbure buri muntu wese ufite icyo agomba kugeraho. Rero ingano y'amafaranga utunze yigumanire, byimenyere. Isi yararangiye ku buryo imibanire y'abana igiye ihindagurika. Iyo mibanire yawe nabo nihindagurika, niyo bazifashisha bagize ute, bagusenya, bakurimbura. Iryo naryo niba ngo utagomba kugira undi urisangiza. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ari nacyo tugomba gutindaho, kugenda uvuga abo mwaryamanye n'ukuntu mwabanye, n'uko mwaryamanye mubanye. Ibyo ngibyo ni ibintu bikunda kugaragara mu basore bakiri bato, abo twita imigirigiri, aho umuntu agenda avuga abakobwa babanye, uko babanye n'uko byagenze. Ndetse n'ubu ngubu kubera kwangirika kw'isi, usanga abantu ku mbuga nkoranyambaga, social media, umuntu aterura akajya kuvuga uwo babanye, uko babanye, amuvuga nabi. Iyo uvuga imibanire y'umuntu mwabanye umuvuga nabi, ntabwo turinjije, tuba tubizi neza yuko ibyo urimo uravuga adahari ngo yisobanure, ntari mu rukiko, ariko tukumva n'amatsiko, ukavuga ugasoza, kugira ngo numara kuvuga intenge za mugenzi wawe, nawe tuze kuzakurikizaho episode yo kumva izawe, kubera ko nawe uba uzifite. Rero niba umuntu mwarabanye, shingura uko mwabanye. Niba mutandukanye, mwaratandukanye, murekera ubuzima. Si ngombwa ugenda ujya kuri social media uvuga uko byagenze, uko wabangamiwe, uko ari mubi, uko yakugiriye nabi, uko yaguhemukiye, ibyo mwakoze, uko mwabikoze. Ntabwo hari ngo yiregure, ngo yisobanure. Iki kintu cya gatanu ni ukugitindaho, kubera kwangirika k'umuryango, kubera kwangirika kwa sosiyete. Usanga abantu bafite intege nkeya zo kugenda bavuga uko babanye n'abandi, bisobanura, biregura, bagaragaza abo ko ari abere. Please, ibyo ngibyo bigira ibanga. Aya ari amabanga atanu. Irya gatatu niryo rikomeye cyane, vuga ku bijyanye n'umuryango wawe no kuwusebya. Kandi ikindi kintu cya kane, ikindi kintu gikomeye kirimo, ni ukugenda uvuga intege nke zawe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Please subscribe, share and comment. Ndabashimiye cyane.